Let them be great men. Let them be great people in your kingdom. Coming God, I'm calling you coming. Maroa Mahanga Mesh. Maroa Mahanga Mesh. Mahindra Mesh. Mahindra Mesh. Mahindra Mesh. Mama, tuwasenye gukomera, tuwashimye Imana mu buryo bwose. Feva ibaheho, banyiri ubutungo, banyiri ibifatika, banyiri ku isi hose, bavuga ko ari abarobyi ba Kristo. Izina rya Yesu. Lord, welcome them in your presence. Spirits like you, God. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibabeho. Imbaraga Imana kubabeho. Ikiganza cy'Imana kibabeho. Yes. Worship God. Worship God. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Murakoze iteranira saba kwinginga wabisigiye nde kwinginga wabisigiye nde ngo n'ivyabinginze wabisigiye nde bibera hano hose mu nzu y'Imana. Ngwino akugurarire ibyawe byose ntutinye ariko ntabwo ugende ku nyanja cyari ikimenyetso cyo kubera koko Yesu azagenda byose tubitanga bishoboka Yesu azagenda gituma akabona igitangaza cy'Imana. Iz'Imana mwibishakira muzo dufite, iz'Imana muzo mubishakira mu bitagaragara ariko muri mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rigaragara ko ntaho ritagaragara rikaboneka, ariko ibiri muri kino gitabo kuba byize cyangwa kigaragaza mu bintu y'abantu benshi babishaka rero baradushaka ibiro byo kubahisha haleluya icyaka haleluya Murongo wa 40 ivuga hejuru yo gukura ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga agwiza ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Murakoze cyane, turakoresha neza umwanya kugira ngo gahunda zose zikomeze siko kwiza turabikora neza aho kumvira no kubikora kw'abasirikare nyine aho kumfishije niba aribo biragaragara tuvuge kwa mbere fishazi umuntu yatangiye fishazi ntiyatangijwe n'umuntu kugira ngo byumvikane fishazi tugira inyota yo tugahura mu gitaramo ariko tutari ahantu hamwe. Umuntu umwe yagira ivugabutumwa muri twebwe yagira ivugabutumwa mu kigo cy'amashuri cyangwa ahandi
ukajana gusa tukerekeje kugira ngo tuje gufatikanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza twagenda turi babiri ejo hakaza uwa gatatu tugaherekeza uwundi yaba ari umuririmbyi tukakurikirana nawe birushaho kuba benshi kwerekeza ntitwamukwerekeje runaka tugiye kubwiriza ahantu rero ntibazabamenyera yuko batambiye Imana, ntibazabarebera yuko bakomeje bigakunda, ntibazabarebera yuko bikorera bibaye bibiliya mu mateka, ntibazabarebera kuba amasambu n'amagare bafite bari kuko bazabarebera ku mbuto zabo, bazabarebera ku mbuto zabo. Impamvu tuza tugukeka nuko nta mbuto ugira, wararavye gusa nta mbuto. bashumba impamvu tukitwa minisitiri tukitwa family nuko familia ari umuryango. Ntabwo dushaka gukora nka minisiteri, dushaka gukora nk'umuryango. Hari icyo umuryango ni ukuzuza. Rero igihe cyose mutazakora iby'imiryango mugakora ibindi muzakagiye kure y'ijambo ry'Imana n'umuryango. Niyo mpamvu twatashe tukaja kujya tukagaruka kubera ko iby'umubiri nabyo bigira. Rero reka abashumba bacu igihe muzagenda fishaje bugufi badusengere.